twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi wa none ni Ruhuka Gospel TV. Turabakunda, hari hamaze igihe kirekire tutabagezaho interview, twabagezagaho ibintu bitandukanye, ariko kuri uyu munsi wa none nanone twongeye kugirirwa ubuntu duhuye n'umukozi w'Imana Bari Jean de Dieu. Turagira ngo tumuhe ikaze hanyuma adusuhuze, namara kudusuhuza dusengere, namara kudusengera. Uyu munsi dufitanye nawe interview, turamubaza ibintu byinshi cyane, turi mubaze ku by'urugendo rwe yari yaragize mu gihugu cyo mu majyepfo. Buriya araza kuza kutubwira neza. Ni karibu mukozi w'Imana. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Haraciye iminsi myinshi koko, ni busy y'umurimo w'Imana, ni busy cyane ko nibyo twahamagariwe gukora. Ubwo rero ni ngombwa, nari maze iminsi ntafatika rwose, igera hafi mu kwezi kurenga ndi mu rugendo rw'ivugabutumwa nk'uko mwabyumvise. Imana rero yabanye natwe, yagendanye natwe, turabaramukije. Ntabwo twarimo tuboneka mu by'ukuri, ariko twari duhuze. Burya kandi bavuga ntawe ukerererwa atarimo guhambira. Imana rero ishimwe yabanye natwe, yatugiriye neza, twagenza amahoro, tugaruka amahoro. Ivugabutumwa turarikomeje, niyo mpamvu twongeye guhura nyine. Turabasuje rero mwese bakunzi ba Ruhuka TV. Imana ibaho umugisha aho muri hose, aho mu byo murimo byose, mu mirimo yanyu. Turabaramukije abakunzi bacu, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi b'Umwami Yesu. Imana ibaho umugisha, turabonekije. Reka dusenge rero nk'uko mubivuze, hanyuma wenda ibindi turaza kubivuga nyuma. Amen. Mana nyiringabo, se umwami wacu Yesu Kristo, nuhabwe icyubahiro. Bana natwe muri uyu mwanya twinjiyemo. Umuntu wese ugiye kuba akurikiye interview cyangwa se interview, bane nawe kandi umuhe umugisha, uduhe umugisha muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen, amen, amen. Koze cyane, Imana ibaho umugisha mu kudusengera. Rwose twari tubakumbuye hano kuri Ruhuka Gospel TV. Tubahaye ikaze rwose. Birumvikana. Abantu badukurikirana, bigaragara ko rwose bamaze kuba benshi, kandi tunabonereho n'umwanya rwose wo gushimira abantu bakomeje gukora like, bagakora share, bagakomantinga, ndetse noneho by'umwihariko bagakora subscribe. Rwose turabashimiye. Umuntu wese uzi ko yaba yarakoze icyo kintu, turamushimira, kandi dukomeza no kugira ngo dukangurira abantu rwose bajye bakora like, batubwire uko ibiganiro bari kubibona, kuko nk'uko mwagiye mubibona tugenda dukora improvement umunsi ku munsi. Birumvikana mu nyamakuru wacu wa Ruhuka Gospel TV, nk'uko twabivuze muri ama interview ya mbere. Burya hari ikintu kimwe ako ntabwo nakwemerera kugenda ntakavuze. Hari ikintu kibaho ku isi no mu ijuru. Nubanga Imana ntabwo ijya ivuga ikintu idashobora gukora. Nta nubwo ishobora gutangiza umushinga itazarangiza. Uko byasa kose, ibyakurwanya, ibyakwitambika imbere, ibyagize bite, Satani ariho nk'urwanya Imana. Ariko ikintu ushima Imana ni uko Satani yaratsinzwe. Ntabwo ategereje gutsindwa, yaratsinzwe. Nuvuga ngo yararwanye, urugamba rurangira atsinzwe. Ubu ikintu arimo akora, abene gihugu babashona muri Zimbabwe bakunda bavuga ngo ni intaro, ni ukutemera, ni ukwigomeka gusa, ariko ubundi yaratsinzwe. Nuvuga ngo rero niba ubyibuka ahantu Ruhuka Gospel TV yavuye ni mu masengesho. Ni igitekerezo cy'Imana. So igitekerezo cy'Imana rero byanga byakunda izakomeza kugishyigikira. Niyo mpamvu nta gucika intege, nta kugira. Imana niyo yatangije umurimo mwiza muri twe, niko Paulo yavuze, kandi izanawusohoza. Amen. Habwa icyubahiro rero Mana yacu. Imana yarakoze. Dukwiye kuvuga ati Imana rwose buri munsi na buri mwanya abakurikira Ruhuka Gospel TV badufashe kubwira Imana ngo Mana habwa icyubahiro. Amen. Uzi impamvu ibyaturwanije bo ntago babizi. Urabyumva? N'urugendo twakoze n'urwo dukora ntago baruzi. Ariko uyu munsi Imana yo mu ijuru
irimo yereka Satani ko yaneshejwe. Amen. Yatsinzwe rwose. Kandi ku izina ryayo ari ryo rizahabwa icyubahiro. Amen. Imana ni guhumugisha nawe mu nyamakuru wacu ukora akazi gakomeye. Burya ndabikurikirana ukora akazi gakomeye. Yesu aguhumugisha mutoka mbari. Yesu akwagure. Ahubwo ukivuga kuri izo ntambara, n'ubundi kuko tugiye kugirana ikiganiro, tugiye kugirana interview igendanye n'iby'umurimo w'Imana. N'ubundi ngira ngo ntago twava kuri iki kintu tutavuze ku kintu cyerekeranye n'intambara zikunze kuboneka mu matorero, zikunze kuboneka mu bakozi b'Imana, aho kugira ngo abakozi b'Imana buzuzanye, umwe akarwanya undi, ugasanga aho kugira mushyigikire, ugasanga arwanya undi. Icyo kintu cyo ukivugaho ute umukozi w'Imana nk'umuntu ukomeje no kugenda mu matorero atandukanye, ugenda ubibona gute? Icyo nagusubiza umukozi w'Imana nuko urabona umuntu wese wahamagawe n'Imana, akwiye kumenya indi wahamagawe n'Imana. Nuwango niba umuntu yarahamagawe n'Imana, nawe warahamagawe n'Imana, uko byaba biri kose, Yesu yavuze ko tugomba kwemera, na Paulo avuga ko tugomba kwemera. Sibyo? Bijyanye na rya jambo rivuga ngo abanye ndabazi cyangwa se ngo intama zanye ndazizi ndazimenya nanjye zikamenya. Okay. Nukuvuga iki? Nuwango Yesu niwe watangije itorero. Kandi itorero ni nawe nyiraryo. Ikindi itorero riri muri we. So, bisobanuye iki? Bisobanuye yuko muri we niho byose bigomba kurangira. Haleluya. Amen. Nango umuntu rero cyo nagusubiza, umukozi w'Imana urwanya undi mukozi w'Imana, wayirwanya. Ntabwo mvuze ko abatari umukozi w'Imana, aracyari umukozi w'Imana. Ariko ugiye kwitegereza neza, hari ibintu bita qualities cyangwa se principles, cyangwa se hari ama qualities, hari ama principles, hari n'ama values aba yatakaje. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo uko urugenda igihe kirekire, hari ikintu cyitwa experience kimuzamo. Hari n'uruhande rumwe, hari umuntu urwanya abandi bakozi kubera experience. So bishatse kuvuga iki? Hari umuntu ukora mu murimo w'Imana akubaka izina rye, kubera kumenywa n'abantu benshi. We kwaduka undi muntu cyangwa se yabona undi muntu harimo akora nk'ibyo akora, cyangwa se aramusumbije kubikora, akaba yavuga ati no urabona nawe urakabyahana ibi nibi nuko. Ariko mu kurwanyana niho Satani dukubitira inshuro. Unyumve neza, Yesu yavuze iki? Yaravuze ngo mukundane, nicyo kizagaragaza ko muri abanjye. Mu gihe cyose rero tudakundanye ntago tukiri abakristo. Donc havuyemo akantu kitwa gukundana gusa, hakazamo utuntu two kurwanyana, kutemerana. Ubwami bwose iyo buri kurwana ubwabwo babugiye kurimbuka. So bishatse kuvuga iki? Cyo ngundira ubwami bw'Imana, ariko bwo nibuhinduka nibunasenyuka. Wowe iyo utakaje values, ugatakaza values, Kinyarwanda values na agaciro, ni indangagaciro. Iyo hari indangagaciro zikwiye kugenga abakozi b'Imana. Nukuvuga mu indangagaciro ya mbere ni uguca bugufi, iya kabiri ni ugusa na Kristo. Ibyo bintu bibiri reka mbirekeraho ne kuvuga izindi andi ma values. Ubaye nka Kristo, umwanya wose uhagazemo, ugomba kumakinga sure ko icyo ugiye gukora Kristo ahagaze aricyo yakora. Nico bisobanuye. Nukuvuga ngo niba ugiye kubwiriza, bigusaba ko umakinga sure ko uko Kristo abwiriza ari nako cyo kubwiriza. Number 1. Number 2, message cyangwa ubutumwa Kristo afite nibwo butumwa wagombye gutanga, ahubwo we yagirirwa gishyari. So bivuze iki? Wamurwanije wese ntiyamunesheje. Kubera iki? Kristo yari afite message, Kristo yari Imana, Kristo yari Mesiya, Kristo yari ari on the mission. Nusho kurwanya umuntu uri kuri mission rero ngo umushobore. Ahubwo icyo navuga ni kimwe, abakozi b'Imana dukwiye guca bugufi, tukongera gukundana, tukongera kugendana, tukemerana.
nta mpamvu nimwe ijemo. Birasaba iki? Birasaba ko umukozi w'Imana wese amenya kundi nawe mugenzi we ari umukozi w'Imana, kandi ko twese dukorera Imana imwe, kandi ko twese tuzahembwa n'umwe. Amen. Ya, icyo kintu rwose ndumva ukivuzeho rwose, kandi numvaga ko uyu munsi tutagenda tutakivuzeho. Aho ngaho rwose abakozi b'Imana aho muri hirya no hino ku isi, hirya hino mu bihugu bigiye bitandukanye, rwose tubahaye message. Uyu munsi message tubahaye ni ukugira ngo mwo kurwanyanana, ahubwo mwuzuzanye mu murimo Kristo yabahaye wo gukorera ubwami. Kuvuga nkuzuza ubwami bwa Kristo buri ku isi yose, ubwami bwa Kristo buri mu moko yose, ubwami bwa Kristo buri mu ndimi zose, ubwami bwa Kristo buri mu bihugu byose, ubwami bwa Kristo buri ku mabara yose y'uruhu. Nkuko natangiye kumbivuga, je ubutumwa Yesu yampaye kuri ubu ntago ari ubutumwa bureba umuntu umwe. Ndumva ngo aho umuntu ari ku isi hose azirikane ko Imana yemera umuntu wese. Nawe rero urasabwa, utegetswe kwemera umuntu wese. Nizere kunyumva. Ntabwo mvuze kwemera ibibi, ariko kwemera umuntu wese, kandi nuwo wakwita ko ari mubi utegetswe kumwemera. Uzima Kristo nta rubano. Iyo Kristo aza guhagarara mu mwanya wo gucira urubanza babi, ntabwo ari kuva mu ijuru. Simbizi niba ukumvisa ukanye. Yavuye mu ijuru azi neza ku isi yuzuye ibyaha, anabizi yuko abanyabyaha batazamwemera, anabyemera neza ko bazamwica. So nubanga umukozi w'Imana rero, nta mukozi w'Imana ukwiye kuba mu mwanya wo kurwanya uwundi, ahubwo dukwiye kuzuzanya gusa. Nicyo ngicyo ni ubutumwa ntanze. Imana umugisha. Amen. Imana umugisha. Ya, twari dukomoje kuri icyo cyerekeranye n'intambara zikunze kuboneka mu matorero hirya no hino. Ariko kuri gahunda twari dufite ku munsi wa none, twari dufite gahunda yo kugira ngo tunyure muri makeya iby'urugendo rwawe. Twumvishije ko wagize urugendo rw'ivugabutumwa mu gihugu cya South Africa. Turagira ngo rwose ducire muri makeya y'urugendo rwawe ko rwagenze, ndetse nuko Imana yaba yaragukoresheje muri kiriya gihugu. Mbega umwanya n'uwawe, ni karibu. Murakoze cyane rwose. Tugomba kubwira abantu b'Imana ibitangaza n'imirimo, kuko ni bimwe mu bitangaza Imana idukorera. Kuko niba Imana iguhamagaye ibigomba no kugukiza, niba ugutumye ibigomba no kukugira. Umva, nagize urugendo rwiza rwose rw'ivugabutumwa. Buriya ubu urugendo rw'ivugabutumwa rutandukanye na business zo kwisi. Iriya ni business y'Imana. Nta kibazo na kimwe rero kigomba kwiboneka. Satani ashyira ibintu mu nzira, akarwana, akihagarara nyine akigira igihangange. Nkuko birivuga ngo bazenguruka ngo hatonoma yivuga nk'intare bashaka ko yaconshomera. Nagize urugendo rwiza mwene data, kuko Imana yampaye ubutumwa ngomba gushyira abantu b'Imana. Nkiraho nawe najya muri byinshi, ndabanza mu by'ukuri Imana izamfashe ni interview igere muri kiriya gihugu aho mvuye. Numva nabaramutsa abantu twahuye, nasanze ari abantu beza cyane bakunda Imana, bakunze ijambo ry'Imana, bafite inyota y'ijambo, bakeneye ubutumwa bwiza. Ubona ko hari hakenewe kubyutswa, hari hakenewe amavuta, hari hakenewe umuriro, hari hakenewe. Ndabona ko ni abantu bakunze abantu b'Imana, bakunze ijambo ry'Imana, bakunze ubutumwa bwiza. Burya uzatinya ikintu ijambo ryavuze. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ni umuhagera mwagiye bakabakira muzabasabira umugisha. Urabyumva? Ariko niba tabakira muzafata umukungu wo mu nkweto, munsi y'inkweto zanyu, mu birenge byanyu, wo mukunkumuriraho, wo muwasigire mwigendera, ngo muzaba mubagihetse amakara ku mutwe kuko banze kwakira ubutumwa bwiza. Rero nagize umugisha, nakirwa n'abantu beza bakunda abantu b'Imana. Sinzi uko nabigusobanura, ntabwo mbizi, ariko nagize umugisha. Nagize umugisha muri make. Urugendo rwagenze neza,
urumva ahantu namaze ibyumweru hafi birenga 3 birarenga 3 birarenga rwose nahavuze uvuga butumwa ndakoze umurimo wo kuririmba uwivuga butumwa twabonye Imana itambuka tubona Imana ivuga tubona Imana ikora ibitangaza ivugana n'abantu bayo jambo riragenda rekora imirimo abantu babiyumvamo nanone muvoma nshya y'ijambo ry'Imana y'uvuga butumwa yivuga butumwa bubyutse bushyashya je nshima Imana nta kindi ndi buvuge ku rugendo mu nzira intambara zari nyinshi birumvikana burya satana yashobora guteza impanuka abapanze ibintu byinshi arimenyetso nagiye mbona twagiye duhura nabyo tugenda cyangwa tunagaruka ariko Imana yagiye turinda kuko ntabwo turapfa ntabwo jewe nzapfa vuba nzarama rwose ndacyafite gahunda yo kuvuga ubutumwa cyane ahubwo abantu banyitegure cyane kuko Imana yarampagurukije amen yaramagurukije ku buryo numva nta gahunda yo gusubira inyuma mfite nta niyo gucika intege mfite Imana ishimwe rero ni ukuvuga ngo nari ndi mu mujyi wa Cape Town ntabwo narashoboye amatorero menshi atandukanye nagiye gusoma amatorero abiri nasuye itorero ryitwa Parani Pentecostal Church ya Cape Town ari naryo mu by'ukuri nari mvuye iharare muri Zimbabwe ariho ngiye mfite ubutumire bwabo mbese ngiye kuri gahunda yabo ubwo rero narabasuye baranyakira turaganira ijambo ry'Imana turasenga Imana nta bindi byinshi navuga keretse abari bahari nibo bavuga ibyo babonye ariko jewe nabonye Imana mvugira Imana numva ndaruhutse nkurikije iby'Imana yakoze nashimye Imana hari umurimo rwose ubona ko ukwiriye gukorwa muri make ubwo rero icyo ndagishima Imana icya kabiri nshima Imana n'umuyobozi w'itorero wanyashyiriye usanze ari umuyobozi ukunda Imana mwiza ukunda Imana gukora ubona ko donc urabona we n'itimu bakorana n'abantu bashaka kwivuga butumwa rizamuka rikaguka rikagera ku yindi standard so ntabwo ari abavuga butumwa ubona bari mu bintu bya experience zimwe za kera nabavuga butumwa ubona ko bacanye ku maso n'abakozi bacanye ku maso bashaka kwitorero rigira ububyutse rigira ububyuri horana ububyutse ko hagenda haza generation na generation ariko bo urana ko ntago bari muri generation za kera bari muri generation yuko bashaka ko muvuma itorero rigezeho yo kwitegura Kristo donc barashaka yuko itorero rikomeza gusobanukirwa neza kwitegura Kristo n'impamvu yazo numva hari nagishimiye Imana icya gatatu muri iryo torero nahabonye korari ntabwo irakura cyane ariko nabonye ifite vision nziza ifite yerekwa ryiza cyane ubona ko ari korari rwose Imana ifite courage navuye nyisabira umugisha n'ubundi nzahora nyisabira umugisha ni ukuri iyo korari nzanayisengera Imana izanabaha umugisha amen hanyuma itorero rya kabiri wenda utari wakomeza ni itorero ryitwa Joy and Restoration Ministry karishumwe umushumba urishumbye ni umupasiteri kazi witwa Pastor Catherine yitwa Pastor Catherine arazwi cyane ni umukozi uzwi cyane ni urishumbye hanyuma twarahuye gusa aravuga ati hoya ntabwo ugomba kugenda rwose utageze iwacu utageze mu itorero natwe duhesha umugisha w'ijambo ry'Imana umva nawe afite iyerekwa ry'uko itorero ry'Imana ahabonetse umukozi rigomba kumwakira kugira ngo nawe ariheshe umugisha w'ijambo ry'Imana urumva hari umukozi w'Imana hari abakozi benshi uhagera uri umushyitsi gusa ko uyu nguyu ibyo simbizi n'ibijya aho ariko uyu mubyeyi naramushimye cyane Imana imuha umugisha niba ati ntushobora kugenda utageze iwacu ngo duhe ku ijambo ry'Imana nta kindi yamamagariye ni ijambo ry'Imana narahageze kandi Imana yakoze imirimo itangaje Imana yakoze imirimo idasanzwe ifite umusaraba imirimo myiza cyane ku buryo itorero rya naryo hari ukuntu byagiye ubona ko hari abantu Imana yakozeho uwo munsi particulièrement by'umwihariko ariko muri rusange twavuze ubutumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa bwiza bw'isezerano ry'Imana ubutumwa bwiza bw'amavuta agendanye n'icyo twita anointing igendanye n'icyo twita isezerano cyangwa se covenant y'Imana n'abantu urumva nibwo butumwa natambukije muri iryo torero urumva simbwibagirwa ko nibwo butumwa muri iyi minsi cyane mfite kuko abantu barimo gutakaza
isezerano ry'Imana bakaguma mu kintu cyitwa idini. Urumva ni nayo mpamvu uzasanga abantu barwanyana, nuko baba baratakaje ubutumwa nyabwo bakajya mu kintu cy'ikidini cy'igisysteme kiri aho ngaho. Rero aya masysteme by'amategeko niyagoye, donc aya masysteme aragoye cyane, ariko turashaka ko itorero risubira ku ijambo ry'Imana. Rero nshima Imana ko hari hepfo nasanze abakozi, hari n'abandi benshi barimo bashaka ko njya kubasura, ariko igihe cyanjye cyari gito na mission nari mfite muri Parani rwose cyokora abandi bakozi b'Imana bashatse ko mbasura simbibashe rwose bazamba ntago twabashije kubasura, ariko turacyariho, tuzanakomeza dukora indi mirimo kandi nzanasubirayo rwose kuko siho gusa. Ubu ngubu umuhanda wose uragutse, Imana yafunguye cyitwa highway urayumva, uri umushoferi n'abashoferi barumva highway ni umuhanda munini wagutse wo ugendwamo n'imodoka zihuta. Ubu tugiye kujyana ubutumwa hirya hino no ku isi hose, Imana izabidushoboza. Yesu aho mugisha, urugendo rwagenze neza. Rero nahuye n'abakozi b'Imana, Imana ishimwe ko twarukoze kandi tukaba tugarutse amahoro. Ndumva ari amahoro, nasanze mu rugo bari amahoro, nta kindi ahari numva cy'urugendo. Ndumva ari amashimwe gusa, ariko by'umwihariko nanjye ndumva nshimiye aba bakozi b'Imana bakwakiriye, harimo Pastor Catherine, hakabamo pastor wo muri pastor yitwa Pastor Eugene, rwose hano ku munsi wa none umushumba uyoboye Parani ndetse na Catherine. Abakozi b'Imana rwose natwe kuri uyu mwanya Ruhuka Gospel TV dufashe umwanya wo kugira ngo tubashimire, kandi mukomere ku isezerano, mukomere ku muhamagaro, mukomeze mwagure ubwami bw'Imana. Ubwo rero by'umwihariko hari akabanga k'urugendo. Urabona, ntekereza ko wabonye hari indirimbo nakoreye Cape Town, indirimbo y'ivideo mvuyeyo nkoze. Ni ukuvuga iriya video abakristo bamwe bo muri mwitorero Parani, kuko narabaririmbiye, nagize gutya, ndavuga butumwa nka naririmba nk'umuririmbyi, bakunze indirimbo zanjye, hanyuma baravuga bati turagira ngo tugutere inkunga ukora imwe nibura. Ko urumva birumvikana, bambazaga ugira indirimbo ibiki uzifite kuri YouTube nkabahereza n'iki, ariko hagati natwe turashaka kugira ngo mwivuga butumwa ryawe dushiremo inkunga, kugira ngo natwe ayo mavuta kuriho tuzayabone nk'umugisha. Urumva abakozi b'Imana ukuntu bameze, n'abantu bo hasi, na nubwo ari abayobozi icyo gihe, abayobozi ntibanyumve nabi, ariko ndashaka kumvikanisha itorero ry'Imana ukuntu hariya rimeze. Donc abakristo bo nabo hasi bazi gukorera Imana. Kuvuga ati no umukozi w'Imana ntabwo yagenda gutyo gusa, ahubwo reka dushiremo natwe investissement. Iriya ndirimbo nk'ubwije ukuri, n'abakozi b'Imana bari aho ngaho gusa, ababyeyi n'abapapa n'abasore bari aho biteranije bati umukozi w'Imana turakujyana, tuzane cameraman agukamere ugezweho, ubundi tumwishyure. Ni ukuri imagine ubyumve neza. Bazana imodoka zabo bakantembereza, baranjyana, wabonye twakoreye n'ahantu hagezweho hariya, nuba ngo ari ama venues nta handi abakwisi, ni muri Cape Town gusa. Abazungu baratembera bakaza kwishyura, kuhabaguza bishyura amazu, barebazi uturere nyaburanga twaho gusa. Ariko aba bakozi Imana bati umukozi w'Imana waje kudusura ni umuririmbyi, reka natwe hakorera indirimbo. Urumva, nekeza ko wabonye nta birenze birimo, ariko nta nubwo ari video wasuzugura, byarandenze, nabonye ari video nziza. Ubwo rero nabo ndabashimira video nibageraho ya interview rwose bazanezerwe. Ntabwo mbavuga amazina ariko barabizi ko tubiziranyeho. Ubwo ndabashimiye n'Imana ibaho umugisha. Byari byo byose byo nundi niho nerekezaga ngira ngo ugire ubutumwa rwose bwihariye ugeza ku bantu ba Cape Town. Nanjye nkurikije uko mwanyohererezaga, twagendaga tubona kuri WhatsApp, tubona update z'umunsi ku munsi. Ni ibintu bigaragara ko rwose hariya bari abantu bakoze icyo bagombaga gukora. Ni ukuvuga ngo rero nawe by'umwihariko nk'umuntu koko wari ubabayemo, wumva ku mutima nawe hari ikintu wumva rwose wakagombye kubabwira. Narabashimiye rwose kandi nanezera umurimo ukuri gukorwa.
urabona hari gishoboka gukora urugendo ariko wenda ntubone ko rwagenze neza ariko ndashima Imana ko nabonye itorero ry'Imana ntabwo ndi kuvuga parani gusa kuko hari n'abakristo bamwe batarabo muri parani cyangwa muri Joy and Restoration Ministries batarabo muri iryo torero wenda bumvaga ubutumwa turimo dutambutsa bakaza kutureba urabyumva bakaza kundeba gusa bati tujye kureba umukozi w'Imana tumusuhuze ubona ko baba bakwishimiye ariko ntabwo ari we rero baba bishimiye ahubwo bakunze ijambo ry'Imana ubutumwa nabaha rero nuko dufatana mu biganza mukomerezaho abantu ba Cape Town amatorero ari Cape Town mwungu ubumwe abavuga butumwa muri Cape Town twungu ubumwe natwe turi harare n'abandi bari ku isi hose twungu ubumwe ubutumwa natambutsa nuko ubu turi gukorera mu isaha ya nyuma y'umunsi niba ngo niba ku butumwa Yesu yatambukije akavuga ngo hari abantu hari umuntu wari ufite umurima we azanamo abakozi ngo bahinge bamwe mu gitondo saa 12 abandi saa 3 abandi saa 6 abandi saa 9 abandi saa 11 z'umugoroba niba ngo rero twebwe ubu muri iki gihe duhagurukijwe nk'itorero ariko mu isaha ya nyuma y'umunsi akazi karenda kurangira twunga ubumwe rero duhaguruke dufite umurimo ukomeye itorero ni rigari ariko dukeneye gufatana aba bose batari bakizwa nabariya satani yatwibye akabasubiza inyuma dufite akazi gakomeye ko guhaguruka icyo nabwira no ba Cape Town nimutegura ibiterane ahubwo ndagarutse mutegura ibiterane by'ivuga butumwa twatsumurira udasanzwe Imana nyiribihe izahatubera Imana izabaho umugisha Yesu akomeza kubagura Imana ho umugisha numva ari byo natambutsa kubijyanye na Cape Town ariko nanone hano none ku ruhande rw'iwacu aho nuruka natanga none ubundi butumwa nkavuga ngo bantu b'Imana natwe mu gihugu cy'iwacu mureke duhaguruke za Mozambique abavuga butumwa ibintu byo kurwanyana ngo muvuga mu munyamakuru wa TV yabivugaga twe kurwanyana ahubwo twubakane kuko nitwubakana tugafatana tukabumwe tuzatsinda satani ariko nitumuhurwaho azadutsinda ariko ndagira ngo mbabwire ubutumwa bwa nyuma ndekeraho ntago azabatsinze Imana azabatsinze twe mu yandi magambo twe tuzaba tuneshejwe ariko Imana ntabwo izaneshwa Yesu nabaho umugisha murakoze cyane reka duhagararira ngaha ku iki kiganiro tugiranye kandi turagushima cyane rwose ku bwitabire wabashije kugira bwo kugira ngo uze ubashe kuduha ikiganiro unatubwira uko wagenze Imana iguha umugisha kandi tunavuga tuti Imana ikomeze ifashe abantu ba Cape Town ndetse n'abandi bose bari hirya no hino abantu mukomeje guhamagarara mu nzira y'umwami wacu Yesu Kristo mukomereza aho ngaho intambara zo ntago zizabura mu itorero ariko icyo tugomba kumenya nuko tugomba kumenya inzira yo kugira ngo izo ntambara tuzitsinde Imana rero ikomeze ibafashe kandi bagire neza mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu naho ubutaha Imana ikomeze bagire neza bye bye Yesu nabaho umugisha bye bye